iyo leta itaza gushyiramo feri iyo idakora kuri feri gakeya amadini mu Rwanda umanza buri muntu aba afite irye cyane. wabwiye undi ngo ari mu kindi gihugu ariko ngo ukwere ngo uracyasabiriza ngo hajye mu Rwanda ugashinga itorero. ubwinshi bw'amatorero ngiwe sinemera ko umugambi w'Imana iyo biza ko mu mugambi w'Imana yari gushyiraho itorero rimwe n'igitabo basoma ikabaha kimwe n'imyizerere ikaba imwe n'ibyo bavuga bikaba bimwe. ibindi ngiye mbona bishingiye ku marangamutima hano n'impamvu zabo bwite utamenya. Reka nkubwire Emmanuel, hari abatipe twabanye ngewe twaruhanye turi muri ADPR turi mu ivugabutumwa tukajya kubwiriza ahantu kure bakaduha nka bibiri igiti kibakabimwe tukabigabana. nyine bwo ruvangu mu itorero rye harimo abagereranwa n'amafi tuvugisha ukuri nyine n'abagereranwa n'imitubu n'ingaru n'iminyogoto byose si byose. Icyumba cy'ibitekerezo TV, aho tuganira ku iyobokamana, ubuzima, inzira y'inzitane ndetse n'ubuhamya. Kurikira icyumba cy'ibitekerezo TV buri munsi. Turabasuhuje abadukurikiye mwese aho muherereye, abari mu majyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba n'iburasira bwaryo, ndetse no mu mujyi wa Kigali no hirya no hino ku isi. Turabasuhuje. Muri uyu mwanya tugiye kuganira ku bintu bitandukanye. Ariko reka mbanze mbabwire ko ngiye kuri mikoro ya kabiri nitwe Emmanuel Nshimiyimana. Kuri mikoro ya mbere mukaba murimo kureba umugabo w'intarumukwa witwa Kwizera Valens, umuvugabutumwa byahamye. Ariko tujya tunibagirwa kuri n'umuririmbyi. Abantu bajye bagutumira ugiye kubaririmbira indirimbo. Umuvugabutumwa nyine abuvuga mu buryo bwose, mu ndirimbo, mu kuganira ku ijambo ry'Imana, byose yarivuga butumwa. Ndabona rero umeze neza. Meze neza rwose, ndashimira Uwiteka Imana Nyiringabo. Njye mu byago ndaririmba ndamahoro. Wowe ninshaka nubwo nzajya mbikubaza kubera ko igihe cyose nkubajije umbwira ko umeze neza. Ese Emmanuel, nzakubwire ngo meze nabi? Nimba wenda hari ibyo mbuze nzakubwire ngo ndashonje. Nimba wenda ntafite imyambaro uzabwire ngo kuri kamera uzavuge ngo nta myambaro ufite. Nyine ujye uvuga ko utameze neza. Ya makuru yanjye ni meza. Ndaho ndakomeye ndashima Imana. Okay. Meze neza ndatuje ndatunganiwe niko indirimbo ivuga. Ndi mu gihugu cyiza gituje gitekanye, ikibazo ni iki ubundi. Aha. Hanyuma rero nyemerera Kwizera tuganire uyu munsi ku kibazo njye mbona kandi kibazwa n'abantu benshi. Iyo urebye uyu munsi amadini ahari ni menshi cyane. Kandi bose bagakoresha Bibiliya imwe. Ariko mwibaza ni ukubera iki Bibiliya ari imwe nyamara amadini akaba menshi, icyo nakwita ko ari uburo buhuye. Ese uyu munsi kuki hari bimwe amadini amwe yemera ayandi akabibuza kandi bose bakoresha Bibiliya imwe? Ibi bintu maze iminsi mbireba ndetse nkanabyibaza, ariko nkavuga ni nta kibazo nubwo ndi kubyibaza, reka tuzabiganire n'umuvugabutumwa Kwizera Valens, nawe wenda azatubwire azatuganirize kubera ko we ari n'umuntu ukunda gusoma Bibiliya, afite byinshi yadufasha kuri icyo kibazo njya nkunda kwibaza. Reka rero nguha umwanya kuri ibyo bintu byombi uko ari bibiri, ariko ndatekereza ko turabivanga cyangwa se urabihuza kubera ko byose bigiye nyine n'umujyo ni kimwe nta kibazo. Aha rero ndagira ngo nguhereze umwanya wowe ugire icyo bitubwiraho ku cyo waba ubiziho. Urakoze cyane. Harya wowe ukoresha ijambo amadini mu itorero nturyemera niko wambwiye. Amatorero rero ntayo niko wavuze. Yego. Ariko undi mu mvugo ibundi ni amadini n'amatorero. Ese ubundi reka nkubaze ishingiye tutari twava kuri ako kantu. Ubundi idini ritandukanira hehe n'itorero? Ndakugusubiza uko nabisanze kuko sinjye nabishyizeho. Ariko nasanze bavuga ko idini ari Gatolika na Isilamu niyo ngo yitwa amadini. Aho bikomoka simpazi. Ibindi ngo imiryango ya Protestant muri CPR n'iki ngo nta matorero, njye niyo nanjye nanarije mbona byose ari bimwe. Kandi ngasanga n'ubundi ijambo idini si Ikinyarwanda, kuko ijambo idini ntago ari Ikinyarwanda. Bituruka kuri dini se? Dini ni Igiswahili, ni dini ya Mungu. Dini ya Mungu, dini. Hanyuma itorero nabyo itorero ubwo ni Ikinyarwanda, harwo ni church, ni kanisa, ni dini, ni eglise, ni jema mbona rimwe. Ariko reka dukoresha inyitso twasanze ko ngo hari amadini n'amatorero iyo bavuga imiryango ishingiye ku myemerere. Hanyuma kujya usoma Bibiliya cyane, hari icyo Bibiliya bivugaho mu gutandukanya ibyo bintu byombi? Icyo nabanye Bibiliya yivuga ijambo idini, ikavuga idini ritunganye, ariko mu isezerano rya kera. Mu isezerano rishya uburyo bw'ibisengere noneho byiswe itorero, tangira kwitwa itorero. Ariko ubwo urumva ni ikintu ni kimwe
ni inyito yabaga ihindutse. Mu isezerano rya kera havugwa idini, ariko no muri Yakobo ngira ngo havuga idini naho, na Yakobo havuga idini kandi mu isezerano rishya nabo havuga idini. Bashaka ngo idini ritunganye mu maso y'Imana. Iryo jambo rya mu isezerano rya kera ariko muri Yakobo ririmo, kandi Yakobo mu isezerano yabaye intumwa ya Yesu mu isezerano rishya. Urumva ko ikiganje cyane muri Bibiliya ni idini, ariko tukibaza abanditse Bibiliya bayishyira mu Kinyarwanda bari Abanyarwanda nabo cyangwa birumvikana bakoresheje ijambo nyine idini, kandi idini, ijambo dini ntabwo ari Ikinyarwanda rwose, ariko ntacyo. Okay, ahangaha rero ndagira ngo wenda nkubwire ibyo numva nanjye bavuga. Gusa namaze kugusubiza kubyo wabajije, wari usubijwe ubu. Ariko numvishe bitarimo guhura wenda n'ibyo numva abandi bavuga. Wowe umva bavuga ngo iki rero? Kubera ko hari umuntu twize kuganira nawe kandi usobanukiwe ibintu bya Bibiliya, numva avuga ko ngo idini ni nk'irerero, ngo abantu nyine bajya gusengera bagahura, ngo bagakora amateraniro bagasenga. None avuga ko ngo itorero ryo ngo ni rimwe, ngo ari itorero ngo rya Kristo. Iryo torero ngo rimwe ngo niryo yarigise rya Kristo. Avuga ko ngo rizaba ririmo abantu bazaba baravuye mu madini yose atandukanye, ariko ngo bakoze iby'Imana ishaka. Noneho ngo aho hantu bazahure bagahura, ngo bazahurizwa mu cyitwa itorero rya Kristo, ni iry'aba abantu batoranyijwe bakoze neza ariko bavanywe ngo mu madini. Icyo numvishe. Icyo nacyo ku rundi ruhande ntabwo nabwo ngo mfite definition y'izi nyito, si cyo nagiyemo cyane ahanini, ko ndashaka gusubiza ku cyo wenda watangiye uvuga. Ibyo byaba byo, ariko uwo muntu se iyo kuri Bibiliya ndi bivuga ngo buri muntu mu itorero abo weshejwe muri ryo ayiririmba ati, niba avuga ko itorero ari rimwe gusa ari rya Kristo, kandi koko ryakaba ari rimwe ubundi ryakaba ari rimwe. Ibi nabyo hari igihe bizana n'indi mvugo nyinshi, nayo nituyita amadini cyangwa amatorero uko dushaka, ariko uzumva umuntu ahagaze imbere avuga ati itorero ry'Imana. Urumva? Yego. Ati itorero ry'Imana, ugasanga Imana yagize amatorero menshi, kandi nemeranya n'uwo muntu ntazi ko itorero rya Kristo ari rimwe. Ariko uzumva buri muntu ukwizina ati itorero ry'Imana mwumve, ugasanga Imana igize amatorero menshi kandi ifite rimwe. Aho naho nabyo n'urundi rujijo. Rero muvandimwe n'abandi badukurikiye, kuba amadini cyangwa amatorero ari byinshi ariko Bibiliya ikaba imwe, biriya ngiwe mbona ku bwanjye nka kwizera. Nongere mbwira abantu ko ibiganiro nganira kuri zicano zombi ku cyumba cy'ibitekerezo na Zerazize TV, nkoresha nganira ku bitekerezo byanjye uko numva ibintu, uko mbyemera. Ntago mpagarariye itorero cyangwa idini iryo ari ryo ryose, ariko ngiye mbona icyo kintu uko kivuze gikwiye gutera urujijo n'undi muntu uwo ari we wese. Nanjye uko mbibona ngiye kwizera, mbona ari ikibazo umuntu wese yakwibaza. Yego, nta kintu n'igisubizo, ariko ngewe uko navuga ku giti cyanjye, ngiye mbona ubwinshi bw'amadini n'amatorero, nubwo tubibamo cyangwa tubishinga tuvuga ko turi kwagura umurimo w'Imana, ariko ngiye siko mbibona. Ndetse ngiye mbona ubwinshi bw'amatorero n'amadini mbona bitari mu mugambi w'Imana. Ibyo bivuze nka kwizera, ngiye mbona atari umugambi w'Imana, kuko abaye ari umugambi w'Imana nta mpamvu y'ubwo bushami bwose burundarunze bwa hariya na hariya, kandi nk'ubu ibitabo by'abanyamadini bitandukanye, nkeka wenda nka Bibiliya yera, Bibiliya ntagatifu, Korani, Bibiliya y'Abayehova, numvise n'indi ntari nabona ngo y'abitwa Orthodox ko sindayibona. Yego, nayo wenda ubwo nibi hari je sindayibona. Irahari, nari mvuze Bibiliya 5 irahari ifite ibitabo 80. Aho n'abadukurikiye bamfashe niba hari ibindi bitabo bitari ibingibi mvuze, ibyo nshoboye kuvuga ni 5. Yego, ubwo ni ukuvuga ngo nibura amadini yarakwiye kuba ari 5 byibuze, ayo tuvuze nyine. Yego, akoresha Bibiliya yera, Kiliziya Gatolika ifite Bibiliya ntagatifu yihariye, iy'Abayehova irihariye, Korani irihariye, niyo y'Abarotodogisi. Ariko biteye ubwo ngo hakaba hari amadini 5 kuko ari yatandukanije ibitabo. Ariko kumva nyine ko amadini 1000 mu Rwanda bajya kuyagabanya manze ko ari 450 hari, yose afite Bibiliya imwe. Oya, aremaje kurenga 1500 hano mu Rwanda. Kakubwire ngiye byanjye kwizera ibyo bintu nta n'izina nabibonera. Mu gihe tubonye ko za Bibiliya zihari zishobora kuba ari 5 zabiyemere cyangwa se z'abafite Bibiliya zabo ubwazo zinatandukanye, zitanganya n'ibitabo. Yego,
ese ubundi sinzi nari hano nabivuze cyangwa ari ku yindi cano, Imana ibaye yagaragazwa n'amadini 1500, Imana yaba inagoye, yaba inaruhije, yaba iri kure, nta nubwo yabiboneka byagorana, ubwo hazaza n'andi. Mu Rwanda bivuga ko Kiliziya Gatolika ariyo yaje mbere, ari mu 1900 hari. Ibyo niba ari ukuri koko, ubwo Kiliziya Gatolika yaraje yahasanze idini, yahasanze kimeze nk'idini, kuko asanze Abanyarwanda basiga bafite uko basenga, bakanizira bakanasubizwa. Ubwo yarabaye amadini abiri, cyo ko yaratandukije imyizerere, ariko nta nubwo by'Abanyarwanda byo nta nubwo babyitaga idini, sinzi uko byitwaga, ariko ndi babyitaga, ariko bari bafite nabo imyemerere yabo, basenga kandi bakanasubizwa. Ubundi kwanza iyo ntego y'amadini ni iyihe? Cy'umuntu yanibaza, ubundi amadini yavuka intego bari iyihe? Bose bavuga ko ari ukuvuga ubutumwa bwiza, kwagura ubwami bw'Imana, kwari ugukora umurimo. Niyo mpamvu nakubwira ngo iyo Mana igaragazwa n'amadini 1500, cyo ntabwo yaba ari Imana, ntabwo bishoboka. Niba uko amadini yagiye akurikirana uherekane rwayo, rimwe riraje ntirigaragaje Imana, havutse irindi riti wo yaba ari abayiberetse nabi, nimeze tuyibereke neza, nyuma yabo haje indi riti bayiberetse nabi tuyibereke neza. Ibyo bintu ngiye mbona atari byo, ntabwo ntamenya ko uyu mugambi w'Imana. Sinzi ko n'Imana kwiyekana kwayo cyangwa kumenyekana kwayo byaca mu madini. Uko wibaza rero, nanjye ndabyibaza, n'undi abyibaza. Amadini 1500 afite Bibiliya imwe, ngiye cyane byanangaragaza ko harimo n'uburyarya, ahubwo harimo n'ibinyoma. Ahubwo ibyo bintu nta n'umwuka wera ubu birimo. Habaye harimo umwuka wera, yaba yarakoreye mu idini rimwe bikemerwa n'Imana, abantu bose bakajya bigishwa iyo myizerere rifite, ikaba iy'ukuri, Imana ikagaragariraho. Ariko amadini 1500 ko kumva ukuri cyangwa amatora uko umuntu yabyita kose, misiyo yaba ari iyi. Imana irihishe, iragoye ku buryo yagaragaza amadini 1500. Erega aho ngaho none abivuga utyo, ngiye biraza kuza gutuma ibibazo byinshi ushobora kuza kukubaza, ushobora kuza gushiduka wabuze n'uburyo bisubiza. Ntabwo ndabubura. Umwuka wera w'Imana sinjye uravuga, hari umwuka wera uri muri njye. Icyambere, iki cyo si ikibazo sinkigusubiza, kuko nanjye nemeranya nawe ko amadini menshi ubwo bwinshi bwayo Bibiliya rimwe nanjye simbyemera muri njye sinemera ko biri mu mugambi w'Imana, simbyemera kubera ko hari ahantu Pawulo yarwanya urugamba rw'ubumeze nk'amadini n'amatoro mu gitabo sinjya kwirwa nsoma mu Rwanda yandikiye Abakorinto, arabwira ati mwebwe, umwe aravuga ati ndi uwa Pawulo, undi ati ndi uwa Pawulo, undi ati ndi uwa Kefa, undi ati ndi uwa Kristo. Yaravuga ati ibintu mwazanye ni ibiki? Urumva hari hagiye kuvuka amadini deja, wumvishe ko bivuka? Yego. Waryumvise? Nubone ne gutyo yagiye avuka. Urumva Pawulo, iki cyose Pawulo hawe nacyo. Abahugura mwe aravuga ati se, wowe uravuga uti ndi uwa Pawulo, undi ati ndi uwa Pawulo. Ubwo madini yavutse deja, undi ati ndi uwa Kefa, undi ati ndi uwa, ati nyamara mwese abo bose muvuga nta baraje buhira imbuto Kristo yateye. Ati kandi uwuhiye nwaze ntacyo bamaze, uwagize umumaro ni Kristo utera imbuto agatuma zinera. Urumva neza? Ariko Paulo yahuye n'urugamba rw'uducaci tugiye kuvuka, ngati twebwe ngendo wa Paulo. Ubwo wari gusanga nyine bamwe bitwa ba Paulo, we nukumva na ba Paulo church, ni aba Kefa church, na urugamba Yesu yahuye narwo na Paulo. Ubwo nukugaragaza kuvuka. Urabona intandaro y'ibintu byose uzarebe kandi yo kubijyamo cyane, intandaro y'izindi mituvuga urana nazo zabaye nk'amadini nazo, urana ugiye ngo zabaye intandaro yazo ni ku munara y'Ibabeli n'indi mizaturutse mu kintu cyari cyo, ariko zaturutse ku mugambi wo kurwanya Imana, kugira ngo izindi mituvuga ziboneke zahere ku mugambi wo kurwanya Imana no kurwanya umugambi no kurwanya imirimo yayo, bagira ngo bazamamare ngo bandike izina. Bituruka aho ngaho havuka indimi nyinshi. Buriya nazo ntugire ngo hari izabya amadini buriya, ariko bitutse ku mugambi wuhe wo kugomera Imana. Ubwo rero wowe ukavugutse nanjye ubwo buryo amadini yagiye avuka agira gute, ariko nibuke ko buri dini, amadini amenshi agiye ava muri Gatolika kubera ko ibyo batajyaga bumvikanaho, buri muntu agahita yigumura akavuga ati niba tutumvikana ibi ngibi. Urabizi no muri ADPR hajya kuvuka menshi yavuye muri ADPR, abitwa ngo no umuriro, niba ari uwa Pantekote, oya niwe wakwivuga amazina, amacacu na hafi ya yose nayavuyeho bagabavuye muri ADPR banyirabavuye. Abambere bavuye muri Gatolika ari benshi bagenda bakora amadini, abandi barongera baragaruka bava mu baporoso baragenda bakora ibindi gutyo. Abantu bose ariko bakavuga ko misiyo yabo ari ukubwiriza ubutumwa n'ukwagura bw'Imana, niko bavuga. Wowe iyo urebye intego zayo ukareba n'ubwinshi bw'amadini usanga izo ntego zaragezweho.
nabo wabazana ngo bagusubize wumve, ahubwo banza unibaza uti uwatubwiye ngo Imana yambwiye ngo jya gutangiza urusengero hariya, ngo niko Imana amubwiye, hanyuma leta igasanga rutuje ibisabwa ikarufunga. None se Imana yabimubwiye gute ko Imana ari ikomeye kuruta leta? Yarabimubwiye ngo dutangize urusengero, Imana ntiyamuha ibisabwa, Imana ntiyabuza leta. Ni ikigaragaza ko intego zabo bo, urambaje ngo intego zabo zigirwaho, ubona zaragezweho zo kuvuga ubutumwa bwiza, abantu benshi nyine bakabimenya bitewe n'ubwinshi bw'amadini. Aho harimo ibintu bibiri, ntabwo intego zabo ko ari ukuvuga ubutumwa, bafite izindi ntego kandi zaba zaranagezweho, ariko nizo bivugira. Iz'ubutumwa rero bo nizo bivugira, bavuga ko intego y'ivugabutumwa iyo ari ubw'Imana igihe cyose igerwaho, uko waba uri hose waba uvuga. Tubona n'amabwiriza bari mu masoko no mu modoka, umuntu akaza akavuga. Intego y'ivugabutumwa iyo ushora imbaraga z'Imana igerwaho, ariko intego y'itorero hari igihe batari ivugabutumwa. Impamvu nari nkubwiye ntese niba Imana arakubwiye ngo ujya gutangira urusengero hariya, wagera uhita ugasanga wagiye mu karuka gahegene, hari n'abari bari mu mahema, ariko ntabwo Imana iba yababwiye ibyo, ntabwo Imana ibibabwiye. Nyine turagendera ku cyo watubwira, sibwo nawe wagendeye se. Ubwo niba ari Imana iba yababwiye, intego yabo ntiyagezweho kuko ntibagikora. Benshi iyo leta itaza gushyiramo feri, iyo idakora kuri feri gakeya, amadini mu Rwanda umanza buri muntu aba afite irye cyane, buri muntu umanza aba afite irye hari, buri wese aba afite irye. Iyo leta itaza gukora kuri feri gakeya, kuko wumvaga n'abantu baganira akavuga ati ariko wabuze business ubura n'iyakadini, unanirwa no gushinga itorero. Hari n'uwabwiye undi ngo ari mu kindi gihugu, ariko ngo ukwere ngo uracyasabiriza ngo wajye mu Rwanda ugashinga itorero. Uvuga ngo byari byamaze kuba, impamvu urabwene hari intego wenda zimwe zagezweho. Reka nkubwire Manuel, hari abatipe twabanye njyewe, twaruhanye turi muri ADPR, turi mu ivugabutumwa, tukajya kubwiriza ahantu kure, bakaduha nka bibiri igiti bakabimwe tukabigabana, twakubise twese niko iyo terime bavuga, birangije bagashingwa ayo matorero. Mu mwaka umwe akaba afite karina, ibitelefone bihenze, inzu, ibintu kandi niko duhora bwati baya muzeho uracyari muri ibyo ngibyo. Hari n'uwigeze ambwira ijambo rikomeye kandi kikurivuga. Rero ntabwo ya madini, icyambere sinemera ko ashingwa mu ntego y'Imana, cyo nakivuze. Icya kabiri, ubwo sinemera ko Imana iba yabatumye, ashingwa ku mpamvu zabo. Nge ntaryo nashinze ngo kubwire ngo nabitewe n'iyi mpamvu, nge ntaryo nashinze. Cyakurangana n'abayashinze abenshi baragiye banantumira, ayo ntagiyemo ni makeya. Kandi rwose hari abambwiraga bati ibintu tubigeze ucya uze kuvuga ibi n'ibi. Ntabwo rero ubwinshi bw'amatorero ngiwe sinemera ko umugambi w'Imana, iyo biza ko mu mugambi w'Imana yari gushyiraho itorero rimwe, n'igitabo basoma ikabaha kimwe, n'imyizerere ikaba imwe, n'ibyo bavuga bikaba bimwe. Ibindi ngiye mbona bishingiye ku marangamutima n'impamvu zabo bwite utamenya. Ntabwo twavuga ko ubwinshi bw'amadini ari icyo y'Imana. Yakobo yavuze idini ritunganye. Yakobo igice cya mbere mu 27 nibwo ntajya kuhasoma, yavuze ngo idini ritunganye mu maso y'Imana. Ntabwo avuze amadini atunganye, yavuze idini ritunganye. Yaravuze ngo ni irisura imfubyi n'abapfakazi, rikifatanya nabo mu mibabaro yose, kandi rikaba ritanduzwa n'iby'isi. Niryo yavuze. Bantu musengera muri iryo nimukomere. Iryo ngiryo se iyo urebye usanga ari hari. Siraba musanga ari cyangwa ridahari, cyakora bo mbona nabagerageza. Mbwizo kuri si ibigerageza. Uyu urebye wowe Imana ntabwo avuga kugerageza. Ntaryo Manuel, ntari hari kwisi, ntari hari. Sibyo mbari kukubwira, kwisi irikora gutyo, irisura imfubyi n'abapfakazi, ubwo akora agapuye ka mbere kubasura, none aka kabiri rikifatanya nabo mu mibabaro yabo, ko naka kabiri. Yego. Aka gatatu bikaba rikirinda kwanduzwa n'iby'isi. Ntari hari. Cyane cyane ako ngako ko kwirinda kwanduzwa n'iby'isi. Abanyamadini n'amatorero mu ndebe uko mushaka, nge nta dini nashinze, kandi iyo mpagarariye mvuga ibitekerezo byanjye nk'uko mbyumva, kandi n'iteko ryemera kuvuga ibitekerezo bye, nta muntu uzi ibitekerezo bye. Aho ngaho nta nubwo ari ibitekerezo byawe kuko ni Bibiliya. Oya, niko havuga muri Yakobo. Sibyo, ariko hari abaravuga ko rihari. Yirinda kwanduzwa n'iby'isi. Mpamvu ko ibitekerezo byanjye hari abarivuga ko rihari. Okay. Ariko bazabitubwira muri commentaire, bazatubwira uko ryitwa. Wenda reba nakambere gusa, irisura imfubyi n'abapfakazi, kubasura rikifatanya nabo mu mibabaro yabo. Witonde, hari imfubyi n'abapfakazi bariho neza mu buzima busanzwe, ariko bafite imibabaro yuko abo bari bafite batabafite. Iyo mibabaro hari noneho n'abafite imibabaro y'ubuzima bugoye. Wenda kumbwira ko kujya ugira gutya rimwe mu mezi abiri, rimwe na rimwe kuvuga hari imfubyi wubakiye inzu, kuba hari umupfakazi wahaye ibiryo,
ibyo ntabwo ari byo Bibiliya ivuga. Ese ko wamuhaye rimwe ejo akongera agasonza wamuhaye ibindi? Okay, aho rero kwizera nyemerera, uzi ko dufite akandi gapoye kandi ka kabiri kavuga ngo none se niba bimeze bityo ayo madini yose tubonye ni uburo buhuye, noneho mwibaza ni ese kuki noneho yose akoresha Bibiliya imwe ubyibuke kandi yose avuga ko ari Imana imwe yo mu ijuru, ntawe uvuga Imana y'ikuzimu cyangwa yo mu majyepfo, ni Imana ngo yo mu ijuru bose bavuga. Noneho nyemerera utubwire kuri aka kantu, kuki amadini amwe abuze ibintu bimwe ayandi yo ntabibuze? Sizo mpaka twagishisho kandi bose bavuga ko bakoresha Bibiliya. Hari amadini yemera kunywa inzoga, hari atemera kunywa inzoga, hari ayemera ko abajare femine bambara amapantaro, andi ntabyemera. Ubwo iyo imirimbo y'abagore katubyite gutyo wenda ko abagore bagira imirimbo myinshi. Hari amadini yemera imirimbo y'abagore, andi ntabyemera, kandi abyemera abisoma muri Bibiliya, atabyemera akabisoma muri Bibiliya. Wari ugiye kuvuga ngo iki? Ni ukuvuga ngo utumye nibuka akantu, hari umugabo umwe wavuye muri ADPR ashinga idini, sinshaka kwirirwa muvuga, ntumuvuge rwose, nubwo aryite itorero, byose ni amadini. Uko yabyise kose njye byose njye mbyita amadini, kuko ni ibintu biri aho ngaho bizasigara mu isi, birirwa bakorera bimwe ibyo bashaka. Hanyuma baramubaza bati ko wavuye wowe muri ADPR ukajya gukora idini kandi ko warukijwe ubizi ko bitanemerewe n'iby'amapantaro n'iby'imisatsi n'ibiki byose, irya washinze rikaba rikora ibyo bintu kandi aho wari uri warabyemeraga ko bitemewe, barakubwiye ko bakanabikwigisha bagakwereka ko Bibiliya itabyemera n'iki? Sibyo yabasubije? Yasubije ngo iki? Yarababwiye ngo ariko ongewe si umurimo wanjye, ngo umurimo wanjye ngo njyemeze nk'umurobyi, njye ngo ntega ndagenda ngatega inshundura hakajyamo amafi, iyo hagiyemo amafi n'iminyorogoto n'ibyatsi byose bijyamo, njyewe nzamura inshundura byose nkahita nshyira hariya imusozi hakavamwo nkasanga amafi yagiyemo n'ibyatsi. Ubu yarashatse kuvuga ngo iki? N'ibyatsi uretse gato n'ibyatsi ngo n'iminyorogoto n'ibiceri byose byo mu mazi. Aravuga ati ariko njyewe sinjye ushinzwe kurobanura ibyo bintu. Washinzwe kuroba ibiceri n'imitubu n'iminyorogoto? We yaravuga ngo noneho ngo ndobanura ngo we nuvuga ngo atera urushundura, abwiriza abantu ngo ariko ibyo ngibyo yamaze kubifata akabishyira imusozi, ngo noneho nta umurimo ubusigaye ntabwo aba ari uwe, ngo ni kwa kundi we ahita abigeranye no kubwiriza, arabwiriza. Nyine ubwo ruvuga ngo mu itorero rye harimo abagereranwa n'amafi, tuvugisha ukuri nyine, n'abagereranwa n'imitubu n'ingaru n'iminyorogoto byose, si byose urushundura nivuga butumwa. Ngo ariko itorero naho nyine abiza, ubwo niko yavuze. None aravuga ngo ariko si we umenya cyangwa si we ukwiye gutandukanya abo bantu. Ngo ninde rero? Ngo kuko bose baza mu rusengero rwe kandi akabakira, ariko ngo Kristo niwe ukwiriye gutandukanya abajura. Igisubizo ntabwo ari cyo. Ukwiriye gutandukanya abajura, agatandukanya abicanyi. Nuvuga ngo uwo mugabo kuri Kristo yahazanye imbere ya Kristo, yamuzaniye ibikeri n'amafi n'imitubu n'iminyorogoto biravanze, uwo ntabwo aribyo Kristo avuga. Nyuma we Kristo we akaba ari ujonjo, ababwira ko aranasubiza ati ariko ako yavuze ko numva, ariko aravuga ati nge sindeba mu mitima y'abantu ngo menye ko ingu yibye cyangwa yasamwe. Urimo uravunika icyo si cyo yarabajijwe ngo ko wari muri ADPR uvuga ko kudefiriza ari icyaha, ukabiririmba ukabivuga, ukavuga ko kwambara imirimbo amaherena imikufi ari icyaha, ukabivuga, none ukaba washinga itorero ibyambaye. Ibyo yasubije rero biriho rudisije, ntabwo yasubije, yagomba gusubiza ngo narabeshyaga nticyari cyaha, nari nibeshye, burya si icyaha. Ntabwo yabeshye rero, cyangwa se n'uyu munsi ni icyaha ariko ndishakira. Aha rero ibyo twari imbere by'ubwinshi bw'amadini n'imishingirwe yabyo, igisubizo ngicyo rero abantu bayashinga ku mpamvu zitandukanye. Uwo nawe rero ahubwo ibyo yasubije binyuranye n'ikibazo yari yabajijwe. Noneho ngiye hari n'uwonzi wajyaga navuga ko umwuka mubwiye ngo babiba akabibambura akabitwika. Washinzwe kuroba ntashinzwe kurobanura? Oya, ntabwo bamubajije ibyo aroba n'ibiki, ntabwo aribyo bamubajije. Baramubajije ngo ko wari uri mu itorero ribyanga ukaba washinze ribyemera. Ariko nawe impamvu yavugaga ibyo nukubera ko yavugaga ko adashobora kumenya ngo wadefirije yakoze ari muri ADPR yabimenyaga adefirije ntiyagikoze muri ADPR yabimenyaga ibyo ngibyo, akiri muri ADPR akanabibambura akanabitwika, yabitekoga n'icyo ubwo nyine yemeraga buhumyi. Ubwo nibwo yahumutse rero. Nicyo rero gire nicyo yasubije. Ibiro nibyo nitwavuze cyacyo bamaje ngo se abayashinga bayashinga ariko menya ngo byatumye abona abantu benshi, none atababona
yabonye abantu benshi n'abari muri ADEPR ndabikubwiye baraje bose n'abari muri ADEPR bari babifite mu mitima badefirije mu mitima banama amaherena mu mitima bahise bamukurikira ariko banza uvi Manuel none se ntabwo uzi reka ntabwo uzi mwene data cyangwa mushiki wacu nashaka kuvuga ahangaha yazaga wemeraga igitambaro gusa ku munwa ariko mu mutima we kitabamo yaza bamubwira bati uyu munsi nturirimba agatajya inyuma agatagira umujinya agatagikuramo agatasokoza agatajya kwicarira nyine nibyo twavuze ko mu mitima twese ntawe uhareba si n'uwo ngo natwe twese ntituhareba nanjye hari akantu jambo nkubwiye mu kanya ni ubwo abari bari mu matorero atemera kudefiriza ariko badefirije mu mitima yabo abatarimo amaherena ku matwi ariko bayambaye mu bitima nk'uyu munsi uzi nk'uyu munsi batanze itangazo bati muri ADEPR twemeye ko mugura defiriza bakabivuga ari nko ku cyumweru reka nkubwize ukuri ari nko ku cyumweru bagatanga itangazo mu rusengero duteranye bati ADEPR yabyemeye hari abantu basohoka badefirije cyane hari n'abasohoka bambaye amaherena vuba vuba bayakuraho ubwo baba bayakuye kandi nkubwije ukuri hari abantu bava mu rusengero bambaye amaherena atekereza baba bagendana mu bikapu se hari abayafite bayambara rwihishwa n'ubundi baba banafite banayakunda banayambara ahandi hantu bagera mu minsi mikuru bakayambara bagenda bagera mu mutara ahantu kure bakayambara bagera mu biturage bakambara imikufi hari abasiga inzara nk'amasaha 2 bajya kugera i Kigali aho baromba bakabihanagura hari abagendana n'ibikoresho byose baba bifite babikora mu ibanga abo bantu bagira n'inama bivunwa n'imitima ntibajye gusengera barivuna imitima kubusa n'undi mu mitima bibarimo rero icyo nakubwira kuri umwe neza twavuze aricyo umuvandimwe gusa nibyo twavuze by'amadini nyine ubwo ngo agiye kurishinga afite ikindi ararikiye ntabwo ari intego y'Imana n'amafaranga ariko simbizi ushaka kubivuge navuze ikindi n'amafaranga n'icyubahiro n'ibindi abashinga amaturo bafite amafaranga yabo n'icyubahiro reka mubwire umunsi umwe ngiye umuntu yaranyibwiriye ni dogiteri afite dogitora mu bintu hari by'amabuye y'agaciro hari yarambwiye ari gushinga itorero ahantu ari kujyana aravuga gusha ngo ziraziri ngo nzakoresha ngo urutebe runini ngo rungana ngo urutu rwa musenyeri ngo njye ngenda nicaremo ngo afite n'imodoka yabwiye mu modoka ihenze ngo yicaremo ngo njye nicaramo ngo meze nka musenyeri amafaranga yarayafite nirashaka icyubahiro nyine ikibi nuko batubwira ngo nima ariko byose nyuma tugenda tubibona ko uko mwitwara mu macaca abarwaniramo aho twumva batwaye abagore babandi abo ngo babataye bakajya muri Amerika tugenda tubibona nyuma bavandi turabibona ariko aho twatangiriye wenda turafi no gusoza simbizi mwe n'umuri turi kugenda dusoza position yanjye ni ngiyi njyewe kwizera Valens ziraziritse ntabwo nemera ko ubwinshi bw'amatorero ari umugambi w'Imana ntabwo nemera ko ashingwa ari umugambi w'Imana ntabwo nemera ko ubwinshi bw'ibitabo bitandukanye iby'ibitabo bike iby'ibitabo byinshi ibyisumbuye cyose umugambi w'Imana Imana ari gushyira igitabo kimwe kizwi kimfite uko kiri ariko wazanyereka Bibiliya y'Igiheburayo ikomokaho n'ibyo byose nkareba nkamenya ibitabo birimo wayikura ese ko ariko irahari muri Israel zirahari iyo ngiyi ifitwe iri Rome ifitwe n'abagatolika wanyereka iyo rero kandi irimo ibitabo bakuyemo ku bushake ibyo Manuel ubizi nuvuze amateka njye kubera ko byavugaga amateka ya Yezu neza ariko ubu nta nubwo ujya wibaza impamvu umuntu bamugaragaza avuka akongera kugaragara afite imyaka 12 agaruka afite 33 uravuga nde Yezu so mugaragaje avuka ninde nizeraga avuga ntabwo abanyabwenge bagiye kumuramya Bibiliya ntibivuga se nahize kuvuga ya filime muzungu ajya kina oya yaravuga Bibiliya niyo mvuga yaravutse abanyabwenge bajya kumuramya Bibiliya yongera kumuvuga afite imyaka 10 nose baje bimuvuga ku kwezi 2 3 mukurikirane nibyo ava ku myaka 12 bakongera kugaruka afite imyaka 20 ushobora gusanga icyo gitabo wavuze niba yari by'ukuri koko nacyo kifite ibindi kivuga nyine kirimo ariko kubera ko yari umwana nk'abandi hari n'ibintu byinshi by'abana bagiye bakorerwa nawe yakorewe jewe wanyereka icyo gitabo kandi biteye isoni binasebye banze kubizana kugira wanyereka icyo gitabo gusa ntareba kirimo ibihe bitabo ntacyo rero uzabona ibyo rero ngo urushije ruri ku isi rero Imana zaruhora abantu baruteye ubwinshi bw'amatorero n'amadini bivuka impamvu baruteye ntaya nuko bafite ibyo bahisha zari inyungu zabo n'amanyanga zari inyungu zabo nibire n'aya matorero avuka rero bafite ibindi bakazakumbeshya kuri muri amara mutima y'ibya Manuel uretse kuzana ibyo ngibyo bakubeshya kubishi no ubeshwa wenyine reka none bari ubeshwa wenyine we reka nkwereke yose uri ku isi niyo muyoboke amadini icyo cyifuzo cyawe ufite nicyo cyatuma uhumuka
ntabwo mpumye, ariko ntabwo wabigeraho. ntabwo mpumye, bose wakibona he? mfite umwuka wera usumba icyo gitabo. Reka rero dusoza, njye mfite umwuka wera usumba icyo gitabo. Reka dusoze, dusoza wowe rero wakanzura gute? njye nanzuye ntabwo rwose dore mpagaze ubwinshi bw'amadini n'amatorero simbwemera kuko bugira uruhare mu gutuma abantu batamenya Imana. Batubeshya ko ari kubwira abantu Imana ariko bagira uruhare mu gutuma batayimenya. Ikindi sinemera ko ari umugambi w'Imana amatora avuka, ntabwo ngiye nemera ko ari umugambi w'Imana. Umugambi w'Imana ari gushyiraho uburyo bwo gusenga yitangiye ubwayo, kandi undi burabura urahari. Yesu yabwiye abantu ngo abasenga data musengera mu kuri no mu mwuka, kuko data ashaka ko bene nabo ari bamusenga. None wowe ntemeranya na Yakobo, idini yavuze aho usengera se mbaza kwizera, njye ntabwo ndi ituro uko njyewe nsenga mu mwuka. Oya, aho usengera oya ntabwo ibyo bihari. Umva umuntu byo kujya ntabwo mu ijuru azajya itora Manuel, mu ijuru ntabwo azajya itora umuntu ku giti cye, umuntu ku giti cye. Mbaza ubwo aho tugeze rero, mbaza ibyakwizera. Okay, kandi niwe muri kumwe. Ubwo rero nibundi turimo turasoza, ubwo aho niho uhagaze wowe. Position yanjye ni yemeranya na Yakobo 27, idini ritunganye Yakobo yavuze ndaryemera. Uranyumvise? Ndakumva. Idini Yakobo yavuze ndaryemera. Okay. Hanyuma nkemera n'ibyo Yesu yavuze mu kuri no mu mwuka. Ibindi byose byinshi ni biri mu nyungu z'abantu, ibitekerezo byabo nuko bashaka, nuko babyumva, nuko babyibwira. Urakoze. Okay, ndagushimiye cyane. Nanjye ndagushimiye. Komeza ugubwe neza. Imana iguhe umugisha, nawe ukomeze ugubwe neza n'abawe mwese.